Twagarutse rero aka ni ka kanya keza ko kongera kubaha amakuru abagezweho mu ikipe ya Rayon Sports, ikipe mukunda cyane muri benshi ndetse ikunzwe n'abanyarwanda benshi batari bake muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Tukaba tugarutse natwe tuba twabashakiye amakuru y'indani abari mu ikipe kugira ngo mukomeze kugubwa neza kandi mumenya umunsi ku munsi ibiri kubera mu ikipe mukunda. Murabizi mwese ikipe ya Rayon Sports ifite abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa benshi, hakabamo umufatanyabikorwa mukuru ariwe Skol, nawe utanga amafaranga atari make, dore ko yemereye Rayon Sports ko agiye kujya yiha miliyoni 600, ariko batazajya bayafata kashi ahubwo hazajya haba harimo n'ibikoresho bya ekipe. Ubu rero hari indi deal ikomeye bari kugirana na kampani ikomeye cyane benda gusinyana. Ese iyo kampani ni iyahe? Iyo kampani ikora iki? Ese iyo deal izaba irimo ibiki? Ese Rayon Sports iyo deal yayibonye gute? Yayemeye ite? Ese kontra izaba ikubiyemo ibiki? Ese izakorwa ryari? Ibi byose nibyo ngiye kukubwira mbivuye imuzi n'imuzingo. Wowe ikintu usabwa ni ugukurikira ibi biganiro, iki kiganiro cyose kikarangira, buriya iyo ugiciyemo kabiri, iyo wumviseho agace, hari byinshi utamenya kandi by'ingenzi. Ntago natangira rero nashimiye abantu bose mudukurikira aho mwaba muri hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba hanze mu bihugu byo hanze, aho mwaba muri hose, Imana ibahe umugisha. Abantu mwakanze subscribe ndabashimira cyane ku deshapo kuri mwese, muri abantu b'abataramu cyane ndetse n'abatarayikora. Aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yose agezweho uko ari kandi ameze neza. Kanda subscribe kandi ukande kuri kara kantu kameze nk'inzogera, hirya harahita haza utugambo dutatu, uhitemo akambere kanditseho ngo all. Ako numara kugakandaho uraza kujya ubona inkuru yose dushyizeho ako kanya ikigeraho, uba ari wowe wa mbere ukuyumva, kandi numara kuyumva uyisangize n'abandi, ibyo wakunze n'abandi nabo babyumve. Twatangiye rero sasa. Rayon Sports nk'uko ari ikipe y'abaturage, ikura amafaranga yayo mu bakunzi bayo ndetse no mu bafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga bayo. Ikaba ari nayo kipe igira abaterankunga benshi cyangwa se abafatanyabikorwa benshi, kuko inakunzwe n'abatari bake muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Abafatanyabikorwa bayikunda ari benshi kuko Rayon Sports ni brand nini cyane yamamaye, kandi ikintu cyose yamamaje cyangwa se yerekanye kirakurikirwa cyane cyangwa se kikagurwa cyane. Muri abo baterankunga benshi harimo Chop Life, harimo RGL Security, harimo Canal Plus, harimo Kwesa Collection ndetse n'umuterankunga mukuru ariwe Skol. Muri ubu bufatanye, Kwesa Collection niyo ifite isoko ryo kuzana imyenda y'abakinnyi ndetse n'iy'abafana, hamwe n'ibindi bikoresho byose bitandukanye by'ikipe ya Rayon Sports. Ngira ngo murabizi izi jezi abakinnyi bari kwambara ndetse n'abafana ni Kwesa yazikoze, ndetse hari n'izindi bari gucuruza muri Chic, muri rya duka rya Gikundiro Shop, nayo ni Kwesa yayikoze. Ubwo rero urumva ko Kwesa nayo iri mu kazi. Ubu ikaba igiye kujya izana izanira ibikoresho abakinnyi bazajya bakoresha imyitozo hariya mu Nzove. Harimo za baro, harimo chosible, harimo contre shock, harimo amasoksi, harimo mbese buri kintu cyose bakenera mu myitozo Kwesa igiye kujya ikizana. Skol yemereye ikipe ya Rayon Sports ko igiye kuzajya yiha miliyoni 600 ku mwaka z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ntabwo bazajya bayaha Rayon Sports kashi, ahubwo bazajya bayihamo n'ibikoresho byayo. Iyi Skol niyo yanahaye ikipe ikibuga bakoreraho imyitozo ku ikipe y'abagabo, naho ikipe y'abagore yo niho yakirira imikino yayo yose, aricyo kiriya kibuga cyo mu Nzove. Ngira ngo murakizi, ni ikibuga cyiza gikoze neza ku buryo
ugikoreye imyitozo kujya gukinira ku bindi bibuga ntago biba bigoranye kuko aba yaramaze kwitoreza ku kibuga cyiza. Mwagiye mwumva diro zigiye zitandukanye, harimo Rwandair, harimo Visit Rwanda ngo zishaka ikipe ya Rayon Sport. Ibi simbihakanye kuko nabyo nibyo bari mu biganiro, ariko ubu ntabwo ari byo ngiye kubabwira kuko izo mwagiye muzumva kenshi cyane, kandi hano mba ngira ngo mbahe amakuru mashya agezweho. Ubu hari kampani iri mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, ariko iyo kampani ngiye kuyibabwira kuko bari mu biganiro mu ibanga rikomeye cyane, ariko kuko twebwe twiyemeje kubaha amakuru y'indani mu ikipe, tuba twagezeyo tukayamenya, twamara kuyamenya tugahita tuvuga tuti reka tuze natwe tuyabagezeho mumenye amakuru ari mu ikipe yanyu, kuko muba mwafashe umwanya wanyu wo kudukurikira, nta kintu muzabura kuri iyi channel yacu, ntago muzicwa n'irungu. Iyo kampani ni kampani ikomeye cyane ikora ubwikorezi bwo mu kirere, ikaba yitwa Qatar Airways. Abakunzi ba Rayon Sport ni muze mwakire Qatar Airways igiye kuba umuterankunga wa Rayon Sport mu minsi iri imbere. Gusa iyi diro hari kondisiyo iri kugenderaho nazo ndibuze kugenda ngarukaho. Iyi kampani niyo mu gihugu cya Qatar, ni imwe muri kampani zikomeye cyane mu bwikorezi bwo mu kirere. Iyi kampani yashinzwe tariki 22 z'ukwa 11 mu 1993. Urumva ko imaze igihe irimo ikora, ariko yatangiye gukora tariki 20 z'ukwa mbere mu 1994 nibwo yatangiye gutwara abantu ndetse n'ibintu. Ikaba igera mu byerekezo 170 ku isi. Urumva igera ahantu henshi hatandukanye. Urumva kuba yakwamamazwa na Rayon Sport, ndetse na Rayon Sport nayo yahita imenyekana, mbese yaba ari win-win, kuko Rayon Sport yamenyekana mu bice byinshi bitandukanye, ndetse na Qatar nayo ikamenyekana mu bice bitandukanye bitewe n'ikipe ya Rayon Sport. Iyi kampani ikaba iri mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport byo kuba umuterankunga cyangwa se umufatanyabikorwa wayo, ariko ibi biganiro bifite kondisiyo ebyiri bizagenderaho. Mbibutse ko igihugu cya Qatar gifitanye umubano mwiza na leta y'u Rwanda. Mujya mubona perezida ibirori byose byabayeyo ajyayo, ndetse no mu bindi bitari ibirori ajya gusura perezida, ajya gusura umwami wa Qatar, bakagira ibiganiro bagirana, ndetse hari n'ubufatanye bari kugenda basinya, ndetse harimo n'ubwo bw'ubwikorezi buzatangira vuba. Akaba ari nayo mpamvu nabo batangiye kuza kugira ngo bafatanye n'ikipe ya Rayon Sport. Muri za kondisiyo nababwiraga rero, kondisiyo ya mbere bari gusaba kipe ya Rayon Sport ni ukubanza gutwara igikombe cy'amahoro bagasohokera u Rwanda. Kondisiyo ya kabiri ni ukuba imyaka 2 ya mbere bazasinyana nirangira, mu yindi kontara bazasinya bazayemerera ko ariyo izaba umuterankunga mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Ku byerekeranye no gutwara igikombe cy'amahoro rero, bari gusaba ikipe ya Rayon Sport gutwara igikombe cy'amahoro, ubundi bagahita basinya amasezerano y'imyaka 2 y'ubufatanye, bakazajya bambara Qatar Airways mu mugongo munsi ya nimero. Iyi Qatar Airways muri iyo myaka 2 ubwo izaha Rayon Sport miliyari na miliyoni 600, kuko ku mwaka yemeye yuko yazajya iyiha miliyoni 800 ku mwaka. Hanyuma iyo myaka 2 yarangira, iyo myaka 2 baba basinyanye yarangira, bagahita bemerera Qatar Airways kuba umuterankunga wayo mukuru, bakajya bayambara hari imbere aho Skol yambarwa. Hanyuma bagahita bongera amafaranga bakayiha agera kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka umwe. Urumva ko ni amafaranga atubutse, ni amafaranga menshi, yenda gukuba 2 ayo Skol itanga. Ubwo urumva n'ubundi baba babonye diro nziza cyane irimo amafaranga meza, yakubaka ikipe, yagura abakinnyi beza, yahemba neza ikipe, mbese ikabaho itekanye. Ubwo rero uruhare rusigaye ni urwa Rayon Sport gutekereza
kuri iyo myaka ibiri y'inyuma basinyana kontara kugira ngo bongere amasezerano, Skol ikavaho ikaba umuterankunga usanzwe nk'abandi, ndetse no gutwara igikombe cy'amahoro bagasinyana iyo myaka ibiri ya mbere. N'ayo makuru niyo kampani igiye kuza gushoramo amafaranga menshi afatika mu ikipe ya Rayon Sport, ubundi Rayon Sport ikongera ikaba igihangange ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabakunda cyane, n'ayo makuru yaragezweho, mugumane natwe mwumva amakuru meza agezweho kandi yizewe. Murakoze cyane.